niwe wancumbikiraga iyo bandazaga hanze najyaga njya kurara iwe. Iyo bankubitaga najyaga kurara iwe kuko hari igihe bankubitaga bakansohora bakajugunya nka hariya nyine nkuzujugunya itorosho. Icyo gihe nari ntwita umwana wanjye wa 4. Papa waba arambwira ngo ndakubwira ko mujya kubana. Ntabyo yigeze ambwira. Oya da, ntabyo yigeze ambwira. Mujya kubana se ubwo mwabigenjeje nta kintu twavuganye. Ariko Imana ifite abagore rwose rero Yesu niba numvise ambwira ngo arankunda. Oya muyu tubwiza ukuri. Ndabashuhuje mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Amahoro y'Imana nabi muri mwebwe. Ni kuri Mama Sharirene nkuko mumenyereye, aho mugenda mukurikirana ibintu bitandukanye harimo ubuhamya, ibiganiro, ijambo ry'Imana, impuguro, guteka, gutegura, isuku n'ibindi byinshi cyane. Nizere ko rero mumeze neza mwebwe abadukurikiranira hafi ndetse na kure, abadukurikiranira mu gihugu cy'u Rwanda, mu bihugu by'abaturanyi, n'ahandi hantu mu bihugu bitandukanye aho mugenda mudukurikirana. Rero nababwiye ko nzajya mbazanira abantu batandukanye kugira ngo baduhe ubuhamya kandi nta kindi bivuze, ni ibihamya bigaragaza imbaraga z'Imana no gukomera kwayo, ni ibihamya bigaragaza ahantu Imana ishobora gukura umuntu, Imana ishobora kwihanganisha umuntu. Ubuhamya buba bufite ibintu byigisha bikomeye. Ntago rero ndi njyenyine, ndi kumwe n'umubyeyi, mwamubonye, ndi kumwe n'umubyeyi hano, mwamubonye. Ntago ari ubwa mbere mumubonye ariko hashize igihe kinini. Muraho cyane. Turakwakiriye kuri Mama Sharirene. Murakoze. Uyumvemo ikaze. Ngasuhuza abakunzi ba Mama Sharirene. Turabashuhuje mwebwe mwese abakunzi ba Mama Sharirene official. Amahoro y'Imana nabane namwe. Yesu nashimwe cyane. Amen. Amen. Hanyuma uratangira ubibwira, uri muntu ki, uri umukobwa, uri umumama, mbese usengera he, bibwire muri makeya. Hanyuma nitwa Kubwimana Marie. Ndi umukristo w'itorero ryo ku Ruyenzi, muri paruwasi ya Kamonyi, muri ADPR. muri ADPR. Hanyuma rero ndi umudamu. Uri umudamu w'abana bangahe? Ntabwo nagize amahirwe. Yego. Impamvu nari bibabajije si uko njyewe mbiyobewe, ahubwo nuko nagira ngo abibibwirire. Impamvu namuzanye, afite ubuhamya bukomeye, yabanye n'Imana, ashobora kuba icyitegererezo mu kintu cyo kwihanganira urubyaro, cyangwa nimba navuga ngo n'urushako. Nubwo atahuye n'ibibazo muri ubu buryo, afite ibindi yahuye nabyo. Ariko burya utazagira ngo impamvu abantu bazatsindirwa mu rubanza ni iyihe. Impamvu abantu bazatsindirwa mu rubanza nuko bazatsindwa n'abandi. Uzajya uvuga ngo nananiwe, nabuze urubyaro ku mugabo wanjye, mpita niyiranja. Imana ihita ikuzanira abantu babishoboye. Rero turakwakiriye kuri Mama Sharirene, wiyumvemo ikaze kandi turagukunda. Ikindi rero nshaka kuvuga kuri uyu muntu mubona wicaye hano, mugitega amatwi, nigeze mbibabwira mu kiganiro ngo nzamubazanira. Uyu muntu twicaranye hano kuri kamera ni umwe mu bantu bancumbikiraga iyo nakubitwaga. Bya bindi mbabwira mukavuga ngo ntago ari byo, ntago byashoboka. Uyu niwe wancumbikiraga iwe mu rugo, nta n'ahandi nacumbitse, niwe nacumbitse. Ndabanza mbivugeho. Niwe wancumbikiraga iyo bandazaga hanze najyaga njya kurara iwe. Iyo bankubitaga najyaga kurara iwe kuko hari igihe bankubitaga bakansohora bakajugunya nka hariya nyine nkuzujugunya itorosho. Niwe najyaga kuharara, naharaye bitari rimwe, bitari kabiri, bitari gatatu. Noneho ikindi, twari tunaturanye.
tuziranye rero kuva kera kandi icyo gihe muzi turi bwige ibintu bikomeye muri ubu buhamya. Icyo gihe muzi nta mwana yari afite, umugabo we yari arwaye pararize, na n'iyi saha nta mwana arabona, umugabo we aracyarwaye. Turagenda tubivugaho nuko ngira ngo mbasobanurire mumenye uwo ari we. Hanyuma numwe nababwiye mu buhamya, ndababwira ngo hari igihe nagiyeyo nkuko nahahungiraga, ngezeyo mpasanga umugabo w'umushyitsi. Uyu mugore abwira umugabo we, aragenda aramubwira ati none se kubona atari bubona ahantu arara waretse tukararana. Baza umugore ugutwara ku buriri bwe afite umugabo. Ibyo bintu n'ubuhamya bukomeye. Umugabo yaremeye, yaramubwiye ngo mubwira ze turarane. Ndagenda turararana n'uyu. Umugabo arara ku ruhande, uyu arara hagati. Ngewe ndara hirya. Ariko reka mbabwira n'ikindi, uyu nguyu iyo nza kuba mfite umunyamakuru uri kumbaza tugakorana interview, nibyo byari kunyorohera, ariko ndabikora muri ubu buryo ndaza kumuha ijambo. Uyu nguyu kandi hari igihe nari munsi y'igitanda, warabizi, munsi y'igitanda ntwite, ndimo ndarira, mbwira Imana ngo uracyanzi, uracyamenya. Mu gihe ndayibwira ngo nimba unzi ukaba ukimenya, untumeho umuntu wawe. Haleluya. Uyu niwe yantumyeho. Araza asomera ijambo ntibuka aho ryanditse. Hari iryo ukibuka? Byanditse muri Yobu. Tuhasome. Ntabwo ariko byanditse muri Yobu. Umva ukuntu iryo jambo rivuga ngo umubabaro ufite. Yego. Ngo uzashira ngo nk'uko amazi ameneka atemba. Ntwongere kuyabona ngo ni nako ibibazo urimo bizarangira. N'uyu wabinzaniye yaraje arampamagara, ukuntu yanyitaga umuyuda, twitanaga ngo abayuda nyakuri. Yaraje arahamagara, muyu nkajya mwitaba, nkayoberwa ahantu uri, ukayoberwa hondi. Ajya mu cyumba arambura, ajya mu kindi arambura, akajya yumva ijwi, nkayoberwa aho uherereye, ariko akayoberwa umuntu aho ari. Ndangije ndamubwira interaga ndi munsi y'igitanda. Haleluya, haleluya, haleluya. Amen. Ha jambo Imana yacu ivuga ngo rihere. Ntabwo ryahera. Uko yabimbwiye Imana. Amen. Harambwira ngo Imana yantumye ngo ninze nkubwire ngo nk'uko amazi ameneka agatemba agashira, ngo ni nako ibibazo byawe uzabyibagirwa. Ita nturumbuka he? Munsi y'igitanda. Noneho ngiye no kukubwira n'ikindi mu mateka mfitanye nawe. Hari igihe kimwe nari ntwite. Ninde nari ntwite? Joseph. Icyo gihe Imana yambwiye ngo iki? Ari wowe unyuzemo ndi iwanyu pfukamye. Yarakubwiye ngo umwana utwite n'umuhungu, uzamwite Joseph. Haleluya. Ibinyujije. Amen. Haleluya. Icyo gihe nari ntwite umwana wanjye wa 4. Papa wabo arambwira ngo uwo mwana utwite ntuzanyaka amazina ye, uwo mwana utwite ntuzambaze igikoresho cye na kimwe, kandi uwo mwana utwite igise n'ikigufata ntuzabimbwire. Ngiye kumusura kuko niho nakundaga kujya, najyagayo nkarira, najyagayo akansengera, yambwiraga agahinda ke nanjye nkamubwira kandi. Maze ngiye gutaha ari kunsengera. Haleluya. Amen. Imana iravuga imunyuzemo
iravuga ngo umwana utwite n'umuhungu uzamwite navuka Irakiza Joseph. Ngiye kubyara mbyara Irakiza. Umwana mwiza cyane, haleluya. Ejo bundi naramurebye ifoto ye nzayibashyiriraho. Ni umwana mwiza w'umuhungu kandi w'umuhanga, uzamwita Irakiza Joseph. Izina ryitwa Irakiza ryari izina ry'ubuhanuzi, ni izina ryavugaga ngo ngukijije inkoni, ngukijije urutoto, ngukijije agasuzuguro, ngukijije ibiryo by'agahimano, ngukijije inzu mbi ubamo, ngukijije gusesekwa munsi y'igitanda, ngukijije amagambo mabi. Imana ntihabwe icyubahiro kuko yarankijije. Amen. Yarankijije, singikubitwa, sinkisonza, sinkiburara, ntago nkitwa nguri uruwo kubwagura. Ntawe kimbwira ngo ndo kubwagura. Tuziranye ibintu byinshi, tuziranye ahantu henshi, azi byinshi kuri njye kuko amagambo nabwirwaga n'uwamuha mikoro yose yagira ate yayavuga, yavuga uwo ndiwe, yavuga uko nari imeze, uko byari bimeze, kuko do nahoraga iwe nararaga iwe. Hanyuma rero ngayo nguko. Hanyuma wakoze kuza kuri Mama Sharirene, tuzagenda tuganira ibintu byinshi kuko uri umuntu wihanganye. Harya ubundi umaze imyaka ingahe harya nimba ubyibuka uri umugore? Irenga 20. Umaze imyaka irenga 20. Yego. Umugabo wawe amaze imyaka ingahe yararwaye paralize? 20. Urumva iyo myaka 20 umugabo we yarwaye paralize igice cyo hasi cyose, uruhande rwose. Yego, uruhande rwose. Nimvuga ko rwara paralize ahantu mwabagore mwe mu nyumvi, ku munsi w'urubanza Imana ntizaburana natwe. Ibyakunaniye izahita ikwereka ababishoboye, hanyuma uhita uvuga uti Imana ndengera. Nshatse kuvuga ngo ibintu byose Imana ikwikoreje, ibizi no kukubangira inga tuzabyikoreza. Nimvuga ngo umugabo we yarwaye paralize imyaka 20, uhite wumva ko igice cyo hasi cyose kitagira gute kidakora. Hanyuma ntumvugishe menshi, ndi umuntu w'umugabo hano kuri kamera, bikubera ubuhamya. Wowe mugore uca inyuma umugabo wawe ngo ntiwabasha kwihangana, wowe umugabo yataye ngo ntiwabasha kwihangana, uracyari muto. Ese murabona mu myaka 20 murabona ashajera? Ese murabona yabura umwemera? Yarakomeje arwaza wa mugabo we. Hanyuma ubwo urabyumva, nta nubwo umugabo we abyara, ariko n'ubu baracyageze gute? Baracyari kumwe mu buzima bugoye, mu buzima burimo ubukene. Burya bayagushukisha nawe baramushuka, amubwira ati twibyarira akana, ndashaka none uko dukomereza hano tukamubaza ibibazo akaduha ubuhamya nyirizina. Hanyuma none hari abantu b'ababyeyi batandukanye n'abagabo mu buryo butandukanye. Hari abatandukanye n'abagabo babo bapfakaye, hari abantu abagabo babo bigendeye baratandukana barabata, ariko akugutaye nkuko jeweho bavuga ko ngo rwananiye. Ntabwo babizi, bazajye babizi ngo nananiwe kubaka. Reka wenda ibyo tubirenge. Yego. Niki wabwira umugore ushobora kuvuga ati ngewe Imana irabizi ko mfite umubiri, uwo mubiri akananirwa kwihangana akajya asambana mu rwego rw'uko ngo afite umubiri? Konzi ko nawe udufite icyuma, ni iyihe message wamuha cyangwa se watubwira ngo ni irihe banga wenda wakoresheje ku buryo nundi byananiye cyangwa wumva bitashoboka? Hari nabumva ko bitashoboka baratububeshya. Birashoboka, ngaho bibabwira. Birashoboka cyane ko umuntu yakwihangana
kwihangana ni intwari ikomeye. Yego. Kwihangana bijya bidushoboza kunesha. Yego. Kwihangana bitera kunesha. Ijambo riravuga ngo hahirwa umuntu wihangana. Wihanganira umugerageza. Ijambo rikavuga ngo nugamburura mu makuba ngo gukomera kwawe kuba kubaye ubusa. Niyo kintu cyanshoboje ni ijambo. Yego. Nuko nasomye ijambo ry'Imana kandi nkumva ngomba kurigumamo no kurigenderamo. Kuko ubu uyu mwami wacu Yesu twakurikiye ntabwo abashaka ko tubivangavanga. Ashaka ko twihangana. Ashaka ko tumukurikira twihanganye kandi yaravuze ngo umuntu ushaka kumukurikira ngo ni ukwiyanga. Yego. Akiyanga akikorera ngo ntiwakikunda umusaraba we iminsi yose agakurikira umwami Yesu. Umuririmbyi wa 207 yararirimbye aravuga ngo uwaba atinyutse ibyago byose nazakurikire umwami Yesu. Ubitinyutse. Ntabwo rero muri uru rugendo ari kugenda umuntu atinya aseta ibirenge. Ndavugana n'abantu b'abagore abagabo babo bataye cyangwa abantu b'abagore bagize ibyago bagapfusha abagabo babo, abantu b'abadamu cyangwa bakagira abagabo barwaye cyangwa bafite ubushobozi ibyago bakagira abagabo bakarwara nk'uko wanjye arwaye. Ndavugana nabo mbabwira ngo bihangane. Abankurikiranye ari abari muri iki gihugu ari n'abari hanze yacyo ari abari ku migabane yose y'isi abazashobora gukurikirana Mama Sharirene Official, abazanyumva bose nababwira ngo bihangane. Hari ijambo rijya rimfasha nyirahanga mu gitabo cy'imigani. Igitabo cy'imigani ibice 24 umurongo wa 10. 24:10. Aravuga ngo nugamburura mu makuba gukomera kwawe kuba kubaye ubusa. Ndifuriza abantu bose bankurikirana kutagamburura mu makuba. Iyo wagamburuye, kugamburura biva ku nshinga yitwa kugambirira. Twagambiriye rero gukurikira umwami wacu Yesu. Tumaze kubigambirira rero tugeze mu nzira duhura n'ibibazo, duhura n'intambara, duhura n'akaga, duhura n'amakuba, ariko ijambo riratugarurira tubwiye ngo ntituzagamburure. Iyo wagamburuye uba waneshejwe. Iyo wagamburuye uba watsinzwe. Mu by'ukuri amakuba n'ibyago by'umukiranutsi ni byinshi, ariko Uwiteka mukiza muri byose. Ariko akiza abantu bihanganye, akiza abantu bakomeje kurwana urugamba. Umuririmbyi wa 28 ntaremba ngo turi abasirikare. Ntabwo umusirikare rero ajya ava ku rugamba atabanjije atarwanye ngo aneshe, adacyuye icyo yaharaniye. Yego. Umusirikare usubira inyuma akamanika amaboko ntabwo ngo yitwa umusirikare. Umusirikare ugamburura ku rugamba ntabwo ngo waba akiri umusirikare. Hanyuma Paulo yandikiye Timoteyo aramubwira ngo ujye ufatanya nanjye kwihanganira imibabaro. Yego. Ngo kuko ngo ntawaba umusirikare wa Kristo Yesu ngo abakinejeje uwamwandikiye igisirikare. Ntawaba umusirikare rero ngo yishyire mu by'ubuzima bwa hano mu isi. Umuntu ntabwo yaba ari umusirikare ngo agende ajye kunywa inzoga ajye gusinda. Ngo abe n'umusivili. Ngo abe n'umusivili. Ntabwo bishoboka. Ntabwo umuntu yaba umusirikare ngo agende ajye mu bagore ajye yirirwa asambana ngo abe akiri umusirikare. Ntabwo umuntu yaba ari umusirikare ngo ajye gusahura abakinejeje umuntu wamuhamagariye kuba umusirikare. Ntabwo umuntu yaba ari umusirikare ngo agende yijandike mu bintu bya hano mu isi noneho ngo ashobora no kujya ku rugamba rwane. Ntabwo yafatanya ibintu bibiri. Ntabwo ngo aba akiri umusirikare. Umusirikare ni urwana akarwana kugeza afashe icyo arwanira. None se wenda ntaguciye mu ijambo muri iyo myaka, mu myaka umaze utabyara, nta na rimwe wigeze utekereza ngo uvuge uti uwareba ahantu nibyarira akana? Ntabwo nigeze mbitekereza. Ntabwo nigeze mbitekereza kandi nta nubwo nanabitekereza. Hanyuma ikindi
muri ubu buzima kandi bimubwira bimvuga niko kuri oya niko kuri njye ndabizi. Hanyuma muri ubu buzima urimo bwo kwibana umeze nkaho ufite umugabo ariko mubana cyambere nta kazi agira, wenda ngo aba ari umuntu unakora, nawe ubwawe nta kazi ugira, ntago nibura abantu nk'abagabo baza wenda ntago abagabo baza kugutereta ngo bakubwate waje tukigendera, cyangwa nta bantu baguhuguye ngo bakubwira ati reka ubucucu n'ubugoryi kandi ari n'abarokore. Abantu benshi barampuguye, yego, bakanantuka ngo ndi ikigoryi, ndi igicucu, nta bwenge ngira, ariko nkabwira Imana wabyumvise uko bambwira? Mbese nawe ni kumfata? Nawe ubona ndi igicucu? Ubona nawe iyo ndebye ubona ntagira ubwenge? Ariko mfite ubwenge. Ntabwo umugore nkanjye yaba adafite ubwenge. Urabufite umuntu Imana yahamagaye, umuntu Imana yatoranije nkanjye. Ntabwo nabuze ubwenge. Gareka nkubaza ikindi. Twarabanye. Nari ndi mu buzima bubi. Ako mu bintu wenda waba wibuka, mu bintu byari bikomeye wabonye kuri nge wumvaga bidashobora no kurangira, ukavuga uti cyangwa ibi bintu amaherezo yabyo ni wenda avugamo nka 3 cyangwa 5 cyangwa ngo ibyo wibuka, ku buryo uvuga uti Imana yakoze ibi nanjye izagira gute? Imana irashoboye, izabinkorera. Ni ngaho tunyuriremo. Ikintu cyo gukubitwa ukarara ku musozi nabonaga kitarangira, ariko Imana yarakirangije. Urara mu nzu, kuva muri etaje nta muntu ugukubita, nta uguhagata. Ikintu cyo guhangayikira urugo wenyine, kurara ku musozi, waza ukagera mu rugo mu gitondo waraye ku musozi. Ikintu cyantangazaga, uri umugore w'igitangaza pe, wantangaje mu buzima. Njya mbyibazaho nkibaza nti Mama Charlene burya n'umugore w'intwari. Ntabwo ari ubutaka pe, kubera ko turi inshuti. Nanjye ubwanjye njya nicara nkibaza, nkavuga biriya bintu koko bikomeye kuriya, ko wari uri kumbaza ubundi ngo nabishobojwe n'iki, ubundi wowe ko wabishoboraga? Ubundi wowe ko washoboraga? Uzi ko ibintu byawe wumva byoroshye ukumva iby'undi muntu nibyo birenze. Ubundi wowe ko washoboraga kurara mu gasozi twararanye, wagera mu rugo mu gitondo cyakara ukizindura ukagenda, wabona bakinguye ugaca munsi y'ukuboko, ukagenda ugaca munsi y'ukuboko kabakingura, ukinjira mu nzu ukagenda ugafata inkweto z'umugabo wawe ukazihanagura. Biriya bintu ko wowe wabishoboye kandi yakuraje ku musozi, ukamuterera ipasi, ukamutekera icyayi, hanyuma rero akajya ku kazi, yagaruka nimugoroba agasanga wamutekeye ifiriti atagusigiye amafaranga. Ko wowe wabishoboraga? Ko wabishoboraga? Wabishobojwe n'iki? Yego, ni Imana. Icyabigushoboje rero nanjye nicyo cyanshoboje biriya byose ndimo. Abantu rero bavuga ngo ntibabishobora, ngo biriya, hari abantu baba bivugisha, ugasanga umuntu afite ikibazo, ngo kiriya kibazo ngo sinagishobora, ngo ngewe hari umugore wajyaga ambwira ngo ngewe ngo ibyo byawe ngo ibyo ngibyo ntabwo nabishobora, ngo ngewe rwose ngo reka ariko ibyo bintu wowe ubamo ngo ubona ubundi bibaho kandi byarabayeho, ngo ubona bibaho ngo ubundi ngo hari ibintu rero ngo umuntu ngo batanavuga ngo buriya ngo umugabo umeze kuriya wabaye pararize, ngo ese kiriya kintu buriya ubundi ngo ucyuhagira ukagikarabya ngo uribona ari umwana uzatuma azakura umutume, azakura amara gukura ajya kukuvomera amazi. Ese buriya biriya ni ibicyubamo ngo uracyuhagira n'umwana akanamutuka? Ni umwana uhagira, hanyuma rero akazakura, hanyuma rero ukamutuma amazi, hanyuma nawe akagukura ku murimo mubi. Ibyo bibazo byose nagiye mbibamo n'abantu nk'abo ngabo nagiye mpura nabo, ariko Imana yaraduhaye imbaraga. Yego, Imana yarambwiye ngo nzabwire abantu ngo bihanganire ibigeragezo. Imana ijya ibyemera ko duhura n'ibintu bikomeye by'ibigeragezo kugira ngo dukomere tuzakomeze n'abandi. Amen. Imyaka 20 ishize inarenga, wenda hari igihe umuntu abura abana ariko akaba afite umugabo. Yego, hari igihe umuntu mukaba we muba mufatanyije muri ibyo bihe by'uko ufite umubabaro w'abana. Yego, ariko noneho ukabura n'iki? Ukabura umugabo, ukabura abana, byose ukabibura. Hari igihe umuntu aba afite ukabura n'abantu, ariko ukabura n'abantu bagasiga bavuga yuko iyi nama twakugiriye uri igicucu, uri injiji, uri ikigoryi, uri icyo ntazi, ugasigarana na Yesu.
wenyine kandi Yesu ni umugabo mwiza uzi gukunda kandi agakundwa akaza. Haleluya. Kuko Yesu niwe mugabo mwiza wambwiye ngo arankunda. Nabaho niwe mugabo numvise. None se niwe mugabo numvise ambwira ko mujya kubana. Ntabyo yigeze ambwira. Oya da. Ntabyo yigeze ambwira. Mujya kubana se ubwo mwabigenjeje nta kintu twavuganye. Ariko Imana ifite abagore rwose rero Yesu niwe numvise ambwira ngo arankunda. Oya muyu tubwiza ukuri. Ujya kubana n'umugabo wawe muri kumwe ubu yaguterese gute mwabanye gute? Ntabwo yigeze ntereta. Ntabwo twigeze duteretana. Kandi uko niko gute? Ega twiyera ubuhamya hano hanze hari abantu bahuye bava ku Mana bitwaje ibyago n'amakuba. Niyo mpamvu ubuhamya buba bukenewe. Hari abantu baba barasezeranye barakundanye bararahiye bakazamura ukuboko bakavuga ngo ngewe ngo waba urwaye ngo tuzabana waba ukennye ukize tuzabana dushonje tuzabana mu bibazo byose tuzabana. Abo bantu bakaba barabirahiriye barazamuye ukuboko. Ariko kugeza uyu munsi bikaba byarabananiye. Njya nibaza ko babirahiriye kandi bikabananira. Kandi njyewe utarigeze ndahira nkaba narabishoboye. Yego. Ngaho da. Murumva abantu batazacirwa urubanza. Abantu bazacirwa urubanza. Murumva Imana itarankize ku isi kugira ngo abantu izabone kwicira abantu urubanza. Wabahaye n'ubuhamya bw'ukuntu wagiye muri iri n'ukuntu wagiye kubana nawe. Bugacya mu gitondo gukwikirira isuka. Yankuye iwacu ntabwo yankuye iwacu antwaye ku ngufu kubera twari twegeranye inzu zegeranye. Yego. Ni ibintu birebire ntabwo twabivugana nanga ngo tuze ku yagutwaye ku ngufu. Yantwaye ku ngufu muri make wenda bindi reka tubireke kuko si ngombwa. Ariko bumve ko nibura utanasabwe ngo unakwe ngo ukundane n'umuntu mubabasheri nyuma kujyane wenda mwishyingire. Wagiye muri ubwo buryo uhita unakubitana na paralize ukuzashyira mu nzi we. Yego. Ankingirana nyita umugore. Yego. Mu by'ukuri ni bya bindi byo guterura hari ibintu umuntu atanavuga. Yego. Biba ari ibintu by'umuntu. Bimwe byo guterura no kudimba nyine nuko. Bimwe bya kera byo guterura. Mu gitondo ikintu cyambabaje mu buzima. Arambwira ngo ngwino njye gukwereka ahantu umpingira. Yaragiye anyereka umurima nk'uwereka umupagasi. Mbese yari yizaniye umupagasi uzajya amuhingira. Ndagenda urugendo rurerure cyane nko kuva nkangaha. Ibazo umuntu araranye ijoro rimwe nko kuva ku Ruyenzi ukarenga Nyabugogo ariko ukajya Kimisagara ku isoko. Urumva ube ku Ruyenzi ukarenga Nyabugogo ukajya ku isoko rya Kimisagara niho wagiye guhinga. Ngwino njye kukwereka ubundi gukwikirira isuka. Ubundi anyereka umurima ati umurima nguyu imiringoti nk'itanu ibishyimbo uzabibagare kandi utashye n'inkwi nutazizana n'akazi kawe. Mugenzi umuntu witwa umugeni w'ijoro rimwe bamujyane mu murima hanyuma rero bamubwire kandi ngo azane n'inkwi. Yego. Icyo gihe wenda iyo tugumana akaguma aho ngaho tukwirirwa nk'abantu nyine babageni wenda byari kuba bifite wiriranywe na sheri muhinga ariko arahakweretse arahanyeretse aratashye yisubiriye mu mujyi ku Kibuye niho twabaga. Njyewe nirirwa aho ngaho mu murima saa 10 ntoragura inkwi ndataha. Reba ariko uri umugeni kwikorera utwatsi tw'udukwi ukatwinjirana mu mujyi kandi witwa ngo uri umugeni ukagenda ugasesera mu nzu. Aho ngaho muri uwo murima hari mu nkengero z'umujyi. Nyuma rero ikindi cyambabaje ni ukuntu aho twabaga mbese nyine kuba mu mujyi no gukodesha nta cumbi ryacu twagiraga na n'uyu munsi nta. Uretse Yesu gusugira neza. Yego. Hanyuma rero ikindi cyambabazaga ni ukugenda agashaka inzu akayishyura yarangiza akambwira ati wikorera ibintu byose ku mutwe wanjye nta mene wenda n'umuntu w'umukarane wantwaza. Nta na kintu yantwazaga habe n'ifurusheti ngo yayitwara rimwe cyangwa habe n'akavido ka litiro imwe ngo yagatwara. Buri umuntu niyo yaba adafite ibintu
ariko yagiye kwimuka yabihambiye abona byabaye byinshi cyane, nkahambira nkikorera ibintu byose byo mu nzu. Natangiraga saa 8 z'amanywa nkageza saa 4, wenda rwabaga ari n'urugendo hari n'akagendo. We yibereye ngiye sinzi yo yibereye, akaza kuza saa 4 mbirangije. Narikoreraga nkikorera n'igitanda turaraho, nkikorera n'amashara twararagaho. Amashara zo hari abantu banga kuvuga ibintu Imana yakoze naho Imana yabavanye. Yego, ngo nukumena ngo nukwimena inda. Yego, mbese Imana itari yabakura aho ngaho ko babaga muri ubwo buzima. Kuki noneho Imana ihabakuye batavuga ahantu yabakuye? Kuba navuga ko nikoreye amashara ni ukwimena inda. Ariko ubu ntabwo ariko bikimeze. Yego, ubu wimutse ntiwakimukana amashara. Ubu nimutse ntabwo nakwimukana amashara, kandi nta nubwo nkimukana, ntabwo nkimuka nikoreye. Yego, ubu ngubu noneho kuko ari njyewe byose bireba, urabyoroganiza mbishyira kuri gahunda, nkashaka n'untwaza. Yego, nkikorera n'amashara nkayatsindagira mu mufuka wa kilo 100, nayo shyiraga mu mifuka 2 ya kilo 100. Matera yawe mbese mwambaza mwese kubera iki utagendaga wayimukanaga utageraga ngo uca yanjye. Nicyo kibazo nuko ba nyiri urutoki bari baravuze umuntu uzatugarukira mu rutoki tuzamuvuna, baza guca amashara ngano batwira urutoki uwo tuzongera kubona mu rutoki rwacu tuzamwereka. Ariko bajya utabara barokora. Ndi umugeni nagiye kuyaca ayo mashara, nagiye kuyaca ndi umugeni. Ndaza rero nyashyiraho ngaho nkazajya nyatwara nyimukana mu mifuka. Niyo nikoreraga nyuma y'ibindi kugira ngo abantu batambona. Nayimukanye mu mazi 9. Ayo mashara ese amashara ntiyumaga? Yuma, ariko yarasazaga nyine akabutuntu dutoya akajya mu mufuka nyine nkayatwara nkagenda nkayasasa. Ako rero hano harimo ishimwe byose, hano harimo ishimwe. Ariko Imana ishimwe kuki sigaye wimukana matera. None sigaye nimukana matera 2. Ntabwo ari 1 n'ebyiri. Yego, rero ubwo kuba navuga gutyo nta Imana itakura umuntu. Nambaraga agatenge kakanshikiraho nkagacurika nkagacurukura hari hepfo ku ntangiriro hano. Yego, hasaza hano hejuru nkahacurika. Ariko ubu ntabwo ariko bikimeze. Amen. Umugabo witwa Yesu arantunze n'ukuri, antunze neza. Ariko Maria, uwo mugabo wawe hari ubwo yigeze agira akazi ngo akore nibura guhahire n'ukwezi kumwe kuva mwabana? None si icyo gihe nikoreraga amashara ntabwo yabaga afite akazi, ntabwo yabaga ari akora. Yego, yabaga akora, yabaga acuruza. Yararanguraga akarangura ibintu akabirangura Kigali akabizana mu mujyi ku Kibuye akabicuruza. Ariko umutima wo kuba yazana amafaranga ngo agire ikintu yakoza ntumbaza ahantu yashyiraga. Ntago nigeraga menya hashyira amafaranga. Icyo nari nzi nuko hari umugore yari afite bacuruzanyaga ngo bakoranaga. Niba bari baracanze imari ntago mbizi, ntago yigeraga ambwira ngo ambwire ngo ibintu bimeze gutya, ntago twavuganaga. Yari yarizaniye umuntu yishyirira aho ngaho ntumbaze. Ubu nibwo njya mbona yarishakiraga umugore yitirirwa. Yego, umufasha akazi witwa umugore we, yishakiraga umuntu uzitwa umugore we. Yego, yitirirwa ariko utazaba umugore we, wazitirirwa. Jya mbwira abantu ngo ndi umugore muri mashini mu nzandiko. Uri umugore muri nzandiko, none mashini yaraje uri muri mashini. Yego, rero nahuye n'ibintu byinshi, byamvana mu buntu bw'Imana. Ariko impamvu nuko nakomeye kuri Yesu. Ni Yesu wabigufashoje. Yesu wabinshoboje. Harya ubu sa none ukora iki? Akazi ukora n'iki kagutunze? Ubayeho gute? Kurya kuri Yesu gusa. Ni umugabo wawe. Yesu ni umugabo wanjye, arantunze neza, ibintu byose njya mbona bikora neza. Yesu, ndabona imvura imeze nabi, ahubwo ni iyihe message waha abarokore bahaguye kubw'ibigeragezo bakava ku Mana, barambiwe amasezerano, bavuga ngo Imana yaratubeshye? Mbese ni iyihe message waha abantu bari mu bibazo bikomeye nk'ibyo urimo cyangwa ibiruta ibyo urimo?
mwababwira ngo bihangane kandi nagaruka nkababwira ngo bihangane nkuko nanjye nihanganye. Imana yarambwiye ngo nzabwira abantu ngo ikigeragezo cyose yemeye ko gishika ku muntu yaragipimye gishyira ku munzani, imaze kugipima ipima n'ibiro by'uwo muntu ugiye kugeragezwa, yego, hanyuma ibishyira ku munzani, ibona icyo kigeragezo ntabwo cyananiza uwo muntu ngo kimugushe, kimubuze gukomeza urugendo. yego, Hanyuma rero kuko Imana yagipimye nibihangane, ubwo icyanjye yagipimye n'icyawe yaragipimye, n'icyo undi muntu wese umurikiranye ugeragezwa yaragipimye. Yarambwiye ngo nzabwira abantu ngo mbese umuntu yafata ibiro byinshi ijerekani y'amazi akayikorera umwana w'imyaka 7 cyangwa 5. Umuntu yafata ibiro byinshi akabikorera umwana we utari wakuru utafite imyaka y'ubukure, akamukorera ibintu by'ibiro byinshi atashobora. ntago bajya babikora. Rero umuntu wese ufite ikigeragezo yihangana, yego, kuko ntabwo ikigeragezo ari icy'umuntu wenyine. Umuntu wese ageragezwa ku rwo ruhande, ariko ibigeragezo ni rusange mu bantu. yego, Rero nagira ngo mbwire abantu bazankurikirana ngo bihangane bakomere, kuko nta kigeragezo na kimwe Imana yahaye umuntu itagipimye. yego, Abantu rero bakomere bihangane, nta mpamvu nimwe yo kutihangana. Abantu bava mu masezerano nta mpamvu bazakorwa n'isoni, yego, ariko abantu bihanganye abo ngabo bazambikwa ikamba ry'ubugingo. amen. Mareke rero duharanire kwihangana no gukomera. Abantu bitwaza inzitwazo babireke rwose, kuko abatubanjirije nabo barihanganye, kandi natwe turahari tubari inyuma. yego, Dukomere twihangane. amen. Amen. Hanyuma rero Imana niguha umugisha, tuzongera tuganire n'ubundi. Ndabona imvura imeze nabi, kandi ni ukuri ibintu babwiye ni byinshi, kuba umaze imyaka, ariko njye ndi kumva 20 ari mike. Njye ahubwo ndakumva 20 irarenga. Nishize uriya mugabo arwaye kuri. Yego, yego irarenga. Njye numvaga igeze no muri 25. Ni 25. Urumva rero kuba umuntu nta mwana afite umugabo ufite uburwayi, niwe wihigira, nta n'akazi agira gafatika, nta kazi agira. Mu myaka myinshi yagiye agerageza, aracuruza agataro, yakoze utuntu twinshi njyewe ndamuzi, mu buzima bw'ubukene, mu buzima bw'inzara, mu buzima bwo gutekereza ngo ndarara he ndishyura icy'inzu. Uwo mugabo we niwe umwuhagira, niwe umutwarira indobo amujyanira muri tuwarete imyaka 20. Urumva ko ari ibintu bikomeye, niwe umufasha ibintu byose, niwe umwuhagira ibintu byose. Hanyuma ariko arabyihanganiye, amaze imyaka 20 ndetse n'inda atazi y'igihe Imana izakiriza umugabo we ikamugirira neza. Hano rero harimo ubuhamya bukomeye, namubazaniye kugira ngo mbere ku muntu wancumbikiye igihe bankubitaga nkarara hanze. Buri ubutari igihe tuzakora interview tugira ibindi bintu byinshi tumubaza. Imana niguha umugisha. Imana niguha umugisha, kandi nukuri turaza gushyiraho na nimero ze za telefone, numukenera niwumva umushaka uzamuhamagare umuvugishe. Imana ibaha umugisha. Amen. Amen.